abatarashaka Imana ibaremere ubwo ntabwo kabura nako tuyashizemo. Okay, hari n'abantu benshi bagiye bandika muri comment abafise uramupasiteri ko mbona aryoshye ameze neza ese uramupasiteri afite umugore uneneze gutega wenda nanjye itifatira uneneze gute pastor? Urakoze cyane ntabwo ninya kubivuga kuko ni ibintu bika rubanda turi gukora ikiganiro nakubwiye ko hari itariki hari itariki mu buzima ya mbere yo kwambira abantu bazagira icyo bankorera kuko ni umunsi nabungabanyeho bazakanda akanyenyeri ku bunani iyo niyo tariki mperukira urugo rwanjye. Abandi ntabwo mu gihe abandi bizihizaga Noheli bonane bayizihije njyewe ndi mu modoka ingarura inaha mu cyaro uvuye mu rugo rwanjye ntandukanye n'umugore. Urumva rero iyo tariki kuri njye ni itariki impamvu muri iki kiganiro kifite naho gihuriye uvuga nuko nagashyizemo iyo niyo tariki naburiyeho umugore wanjye sinamubuza apfuye ahubwo twaratandukanye icyo gihe. Uburyo bwemewe n'amategeko niyo munsi oya uburyo bwemewe n'amategeko si icyo gihe ubu niyo munsi nakubwira mperuka kubana n'umugore wanjye ku buriri bumwe itariki ya nyuma y'uwo mwaka nibwo mperuka umugore mbega muri rusange. Ni igikomeye cyane, ni igikomeye. Urumva nk'iyo tariki ku ruhande rwanjye ni itariki y'umubabaro, ni itariki y'agahinda kuri njye. Ariko ibaze rero bihuye na 25 ibyo navugaga ikiza gihari cyo ibaze nk'iyo tariki izigahura na 25 ikiza gihari ku muntu umwe utarinzi urabyumva nawe. Ikiza gihari cyo uri kumwe n'umwami Yesu azagushumbusha uzabona uri kandi mwiza cyane. Icyo kintu kivuzeho manze nyivugeho atwihanganire kameramani ntabwo nitindaho cyane ariko iyo bigeze aho hantu nakubwiye ko urabizi ko ndumuvuga butumwa n'umukozi w'Imana ako niba hari ikintu kingora iyo banyakiye nk'ahantu bwa mbere batanze inyangiye kubwirizaho mu rusengero ni uguhaguruka bakagera mu mwanya wo kuvuga ngo nivuga amazina nivuga uwo ndiwe birangora cyane. Niba hari ikintu kingora ariko ndi gushaka gukemura Imana imfashe noneho nabyemeye n'ababihakanye ibinyamakuru bitandukanye bakomeje kugusaba baranyihanganire kubabona mbivugiye hano numvaga nshaka kuzabivugira kuri Zaburi nshya ariko yihangane kubera ubushobozi buke nabuze uburyo nsubira i Kigali mbivugiye nabo ntibanyemera bazampamagare. Ni ukuvuga ngo ubu navuye ku izima noneho uvuye ku izima ubu nemerewe gukunda no gukundwa no gushaka gusa umukunzi ndamufite. Uramufite? Byiza cyane kabisa. Urumva bitinde bitebuke igihe kizagera urute umutugaragarize ndetse kuri kamera niba ari ngombwa natubwire ibyo si uburenganzira bwanjye ni uburenganzira bwe ariko nzabimusaba ndebe nabikunda bizakunda. Urumva rero ni ukuvuga ngo ndi kubitegura nabitangiye kuko ku mugaragaro ngaragaje ko noneho nemerewe gushaka naravuze ko nari umaze kuziruka igikomere nari mfite navuga ko kimaze gushira kuko imyaka ishize ni myinshi rero reka tureke gutinda kuri iyo ngingo siyo turiho tuzayifatira umunsi wayo kuko niba hari ikintu kingora ni ukujya imbere y'abantu nkabwiriza mu kwivuga bakavuga ngo abagabo bahaguruke abasore bahaguruke ndi umugabo ndi umusore nakitekereza hari igitutsi kigiye gutukana hari igitutsi bavangura icyo nazi nibaza ndi iki Uwiteka Imana numva ko byinjiramo neza ejo bundi zagenda zizadutumira nawe tuzaduhari tuzayibona tuzakuba hafi tuzagufasha. Urumva ko nizere ko ngushubije iyihe mpamvu kuki rwose badasenga umunsi umwe ariko tutaragera wenda ku cyumweru tega wenda twibaze ku kibazo wenda kijyanye na Noheli. Ni ukubera iki abantu benshi cyane badakunda gufata kimwe uyu munsi wa Noheli ugasanga bamwe bavuga ati uyu munsi wa Noheli ntago twakabaye tujya kuwizihiza. Ese nka pasiteri nk'umuntu ufite ubumenyi bwimbitse nk'umuntu wabyize nk'umuntu bisobanukiwe ese wamara impungenge ku bakristo benshi cyane bakunda kwibaza icyo kibazo ese kuki abantu benshi cyane Noheli batayifata kimwe? Ese ni iyihe mpamvu ibitera? Kuki abakristo
usanga indi minsi isanzwe yaba ku isabato cyangwa se yaba ku cyumweru usanga iyo bayizihiza neza nta kibazo banabyishimiye. Kubera ko iyo bageze kuri Noheli usanga bose batayihuriraho kimwe? Niyihe mpamvu ubundi ibitera? Impamvu navuga ibitera abantu tugabanye akabati rero kuba mfite ihungabana ry'uyu munsi ntago nawizihiza, kuko ntago nabona ukuntu nizihiza isabukuru y'umwami wanjye mfite irindi hungabana mu mutwe. Noneho rya hungabana mfite byo mu mutwe ritatuma nizihiza wa munsi, urumva? Buriya nk'itariki ya mbere y'ukwa mbere, nk'itariki ya mbere y'ukwa mbere simbonane, kuri njye hari amateka mabi yambayeho. Uriya munsi kuwufeta ku ruhande rwanjye haba harimo ihungabana, kuko hari ikintu kibi mu buzima bwanjye naravuga cyambayeho n'ubu mfitemo ingaruka kuri iyo tariki. Ku ruhande rwawe ni kubyumva, ndavuze ku ruhande rwanjye. Niyo mpamvu uwo rero nawe ku itariki 25 ashobora kuba hari uburyo yahungabanyemo, hari ikibazo cyamubayeho ku buryo ubwo rero nuramuka wishe itegeko rimwe nyimwe n'amategeko y'Imana yose 10 y'uwo munsi cyangwa oya y'Imana, kuko ugengwa n'amategeko. Ayo mategeko nuramuka wishemo rimwe urumva ibikuriho. Rero aho ngaho urumva tena nima akabazo nashaka gusobanura aka kanya. Nitujya kuganira ku gitabo cy'Abagalatiya cyo kujya gukora ibizami hari mu Busanza bakabara amanota akabati dufatiye kuri 80. Sinzi mu byumva umuntu wagize 80 n'uwujuje yemerewe kubona perimi, uwagiye munsi yaya niwe yemerewe kuyibona. Nukuvuga ngo natwe tuyoborwa n'ubuntu, hari amakondisiyo. Hari abantu tuyoborwa n'ubuntu, twagiriwe ubuntu, tutakiyoborwa n'amategeko. Akuru arizewe bagarukana inkuru nziza ngo baraza bajya mu cyumba cyo hejuru. Bamaze kuhagera barimo bahana ayo makuru ngo Yesu nawe baraje ahura n'abandi bantu n'izindi ntumwe zirimo ziganira ibyiwe ngo bari mu nzira iva Emawusi. Ababwira inkuru, arangije abasobanurira inkuru, barangije bagenda bateranye naho byabitaniye na Noel. Niyo mpamvu oya n'ubundi bifitanye isano, kuko abahanga bavuga ko uyu munsi wo ku cyumweru wari umunsi basengagaho izuba. Niyo munsi izuba ryabonekaga, niyo mpamvu witwa Sunny Day, umunsi w'izuba. Rero Yesu niwe zuba ryo gukiranuka. Na rya zuba babonaga ryo mu ruturuturu ni Yesu babonaga. Ni ukuvuga ngo aho ni irindi jambo. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Noheli imaze kuba hashize nk'iminsi 2 kuri 25. Uyu ni umunsi wa gatatu. Umunsi wa Noheli wari umeze gute? Witwemo gute muri rusange? Ya mbere yuko ngusubiza reka manze nsenge, kuko urabizi ko ndi umukozi w'Imana nubwo tugiye gukora ikiganiro, ariko uzika ari ikiganiro cyerekeranye n'iyobokamana n'ubundi. Reka tubanze dusenge. Data turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, wabanye natwe uraturinda mu minsi itambutse ubugingo bwacu. Uyu mwaka waraturinze tuwutangira kugeza data tugeze nkuko tugiye kuwusoza. Wabanye natwe muri Noheli yashize, n'iyi ngiyi nabwo ubana natwe. Iyi saha rero tugushimiye imirimo n'ibitangazo ukomeje gukora, tukwiragiza ngo ukomeze kuturinda mu minsi isigaye kugira ngo dusoze uyu mwaka. Tukweretse ikiganiro tugiye kugirana, kibe ikiganiro cyowe nawe Mwuka Wera tuyobore, kandi uduhe imbaraga zidushoboza kugira ngo yaba twe tuvuga n'abatwumva twese duhindukirire kukwizera, tuzabashe kuraga ubugingo budashira. Nisabye mu izina ya Kristo umukiza wacu akoze, amen. Amena. Nta kibazo wambaza. Urakoze cyane kuba udushyize imbere y'Imana. Ni byiza cyane kongera kumva ubutumwa bwiza ndetse no gusenga Uwiteka Imana watumye tubyuka turi amahoro. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 28. Nari nkubashije ngo ese ibihe by'iminsi mikuru Noheli yakugendekeye gute? Byagenze gute muri rusange? Uko Noheli yagenze, ku ruhande rumwe Noheli yagenze neza nk'umukristo, ariko mu buzima busanzwe uko Noheli yagenze ntago nava ko hari ibyabuze, kubera ko uziko izuba ryacanye inaha, imyaka irarumba, ibintu birazamba. Rero ntago iyi Noheli ku bantu mu bijyanye no kwiyakira
ntabwo abantu biyakiye neza, urumva ntabwo abantu babashije kubona ibinyobwa neza, ibiribwa neza kubera ikibazo cy'ubuzima turimo, by'umwihariko nyine nawe urabizi muri iyi ntara y'Iburasirazuba ibintu byayiranze urabizi. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo tubabane n'abababaye twishimane n'abishimye. Mu rundi ruhande urumva krize yabaye nyinshi ku ruhande rwacu, yaba ugwanjye n'ubw'abandi. Urumva rero twavuga ko Noheli y'uyu munsi yatandukanye n'izindi Noheli tuzi zabaye. Twibutse abateze amatwi Tuzayibona TV ndetse na Sam Rwanda TV, duherereye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mahama, niho pasiteri akunda gukorera umurimo we cyane, niho akunda kubarizwa. Habayeho ikibazo cy'izuba nk'uko yabivuze haruguru, niyo mpamvu atubwiye yuko Noheli ntabwo yagenze neza muri rusange. Ariko Uwiteka Imana n'ubundi ndikubona yaduhaye imvura uyu munsi ku cyumweru, n'ubundi ibisigaye bizagira ute, bizadutunga wenda n'abafite urutoki bizagenda neza. Abafite urutoki inaha twavuga ko ari bake, kuko by'umwihariko ahantu duherereye urabona ko ari zone y'umucanga, nta rutoki twavuga ruhaba, ariko tuzi ko leta yacu birimo kandi birimo biragenda neza. Barimo barategura kuhira imyaka kandi bageze kure babikora, nubwo tubabaye ariko umwaka utaha dushobora kwishima. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Rero dukoresheje umwanya neza kugira ngo tujye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye n'icyumweru ndetse na Noheli. Abantu benshi cyane usanga batabyumva neza ku impamvu twizihiza Noheli. Ese kuki abantu bamwe bajya gusenga ku cyumweru abandi bakajya gusenga ku isabato? Ibyo bintu ni iyihe mpamvu? Kuki bose badasenga umunsi umwe? Ariko tutaragira wenda ku cyumweru, tega wenda twibaze ku kibazo wenda kijyanye na Noheli. Ese ni ukubera iki abantu benshi cyane badakunda gufata kimwe uyu munsi wa Noheli? Ugasanga bamwe bavuga ati uyu munsi wa Noheli ntabwo twakabaye tujya kuwizihiza. Ese nka pasiteri n'umuntu ufite ubumenyi bwimbitse, n'umuntu wabyize, n'umuntu ubisobanukiwe, ese wamara impungenge ku bakristo benshi cyane bakunda kwibaza icyo kibazo? Ese kuki abantu benshi cyane Noheli batayifata kimwe? Ese ni iyihe mpamvu ibitera? Kuki abakristo usanga indi minsi isanzwe yaba ku isabato cyangwa se ku cyumweru usanga iyo bayizihiza neza nta kibazo banabyishimiye? Kubera ko iyo bageze kuri Noheli usanga bose batayihuriraho kimwe? Ni iyihe mpamvu ubundi ibitera? Impamvu navuga ibitera, abantu tugira imyumvire itandukanye. Gusa nanjye nagerageje kumva amakuru, hari uwo bita Sibomana yahoze ari pasiteri, ariko ubu sinavuga ngo ni pasiteri kubera ko ibiganiro agenda akora byinshi nyine, kuko birababaje cyane kumva umuntu nka pasiteri yihakana Noheli. Apurisi noneho umuntu wabaye muri ADPR kumva yafashe icyemezo cyo kwihakana Noheli, urumva ni ikintu kibabaje cyane. Ku rundi ruhande bamwe baravuga ngo Noheli iriya tariki ya 25 ni imimbano, siyo. Uko babivuga nanjye niko mbyumva, cyangwa ni nako nabyize. Iriya tariki ya 25 ntabwo ari wo munsi wa Noheli, ntabwo ari wo munsi Yesu Kristo yavukiyeho. Uriya ni umunsi, kuko igihe Yesu Kristo yavukiyeho ntabwo kizwi, kuko icyo gihe nta muntu wari uhari twabona. Icyo gihe ni ikoranabuhanga cyangwa ubumenyi ntabwo babashije kuvumbura ngo bamenye ngo igihe yavukiye nyirizina ni iki. Ahubwo iriya ni itariki yatoranyijwe ihitwamo na sinode cyangwa se ihuriro ry'abantu bariho muri icyo gihe. Icyo gihe twavuga ko hari icyo bakunze kuvuga ngo ni Roma pagani na Roma Kristo. Cyari igihe cya Roma cyo guhindukirira Imana cyangwa cyo kwemera Imana. Icyo gihe rero biba ngombwa ko bahitamo iriya tariki kugira ngo iyo tariki izajye yizihizwaho ivuka rya Yesu. Bamwe rero ntabwo babyemera bagendeye ku itariki, ariko ndumva itariki ntacyo yakabaye idutwara, kuko n'iyi saha tuzi ko batanga amarangamuntu nk'umuntu waburaga igihe yavukiye bamuhaga itariki ya mbere y'ukwa mbere. Ntabwo rero bizabuza uriya muntu wahawe itariki ya mbere y'ukwa mbere gufeta aniveriseri yiwe, ahubwo nibavuge ngo wenda aniveriseri niyemewe,
niba bavuga ko anniversaire itemewe wenda nibwo turavuga ko ibyo bavuga ari ukuri, ariko mu gihe cyose bavuga abemera anniversaire ko bakaba batemera itariki, ikibazo si umunsi, ikibazo si itariki, ahubwo ikibazo bakabaye bagira ni ukuvuga ngo ese kwizihiza isabukuru ya Yesu Kristo biremewe cyangwa ntibyemewe. Icyo nicyo cyakabaye kiba ikibazo. Sinzi wowe uko ubyumva, ariko icyakabaye kiba ikibazo ku badukurikiye nuko wenda gufeta isabukuru ya Yesu Kristo yaba itemewe, naho iby'umunsi byo nje numva ku ruhande rwanjye bitari ngombwa, ntabwo byakabaye ikibazo, ahubwo ni bamwe baba bashaka views. Urabizi ko izi za YouTube zacu tuba dukeneye ama views kugira ngo tugire aho tugera, natwe tuzakiyite ku idolari. Rero hari igihe umuntu ashaka kugira ngo abone views, noneho kugira ngo abone views agafata akareba ati hajya Noheli kiba kuri 25 niwo munsi yavukiyeho, ati reka bone content agashaka content. Rero uko uzumva abantu benshi babyigisha, uzabona ku ma YouTube yabuze content, aza gufata content yitariki. Ni ukuvuga content bari kuriraho cyangwa bazamukiraho bashaka kugira ngo ibatunge, bashaka kureba itariki, ntabwo bashaka kureba igikorwa gikorwa. Wese tukirawe ntabwo harimo abantu bashobora kuvuga ati nawe ni views ziri kugukoresha. Nje byose birimo. Byose birimo kuko ntabwo wazamo no kubeshya nawe. Oya nje sindi kubeshya. Kuko impamvu sindi kubeshya uko bira ibyo bavuga umvishe ko ndabyemera. Urabyemera? Nanjye nemera ko iri nemera ko iriya tariki atari yo tariki koko yavutseho. Nagari. Urumva kuba bavuga ko iyo tariki atari yo ndabyemera. Ni igihimba. Byemera nk'ukuri. Ni igihimbano. Njemera nk'ukuri. Nagari iyo tuvuze nk'igihimbano ni irindi jambo ritari ryiza, ahubwo ni umunsi batoranyije. Ikinyarwanda cya original ariko iyi saha dushobora gutora tukavuga iki kiganiro reka duhitemo ko kinyura kuri cano yawe gusa. Urumva nubwo turagikora twese, ariko twahisemo aho tugikorera, nkuko twahisemo kuza kugikorera aha hantu kuri umuterankunga wacu. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ni ikintu abantu bishyize hamwe barangije batoranyamo uwo munsi. Uriya munsi wari ufite ikindi gikorwa cyawukorerwagaho, noneho icyo gikorwa sinshaka kukivuga ko ntabwo nje kucyamamaza. Ntabwo cyari cyiza, ntabwo nje kucyamamaza ko cyari cyiza, ahubwo icyo gikorwa baje gushyiraho uriya munsi baravuga ngo reka twizihizeho isabukuru ya Yesu Kristo kugira ngo tuburizemo cya gikorwa kibi cyakorwaga, wa munsi mubi wizihizwaga icyo gihe. Umuntu w'umupasiteri icyo gikorwa wakize neza akumva ingaruka zacyo atari nziza, wagisobanurira abakristo kugira ngo oya na isa icyo gikorwa tuzagifatira umunsi wacu. Iyo twakoze ikiganiro kuri YouTube ntabwo twaje kumara amagambo cyangwa kumara ibyo tuvuga, byose tubivuze tukabirangiza ejo twavuga iki. Ni ukuvuga ngo tugomba kugira icyo tuvuga, tugafata topic iyo dushaka kuvugaho. Icyo ngicyo niba bishaka oya kukigarukaho, niba tanga comment bakagaragaza ko babikeneye tuzakigarukaho. Ako nta kabazo bagomba kwibaza ngo ese igikorwa cyagwaga icyo gihe ni ikihe, noneho tukazagaruka tukivugaho. Ntabwo tugomba kwicura amagambo. Mbega noneho mu ijambo rimwe byumvikane yuko abantu batizihiza uriya munsi ntabwo twabatera amabuye. Twayabatera gute rero? Kandi impamvu twayabatera bakabaye oya niba uriya munsi bawufata nk'uwakuwaga icyo gikorwa kibi bakawuhinduye bakafata uwabo, ariko nabo bakizihiza iyo sabukuru. Ariko ngende kumva kuba twatakivuga bikajyanana kuko birajyanana. Oya ntabwo twakivuga kuko umwanya dufite abari muto kandi dufite byinshi byo kuvuga. Icyo gikorwa bisaba kugira ngo tukivuge, bisaba ubwacyo kukisobanura, kugisesengura no kugaragaza impamvu cyakorwaga n'impamvu cyakuweho. Rero igihari tugaragarije abantu ko hari igikorwa cyakorwaga. Uyu munsi itariki hari ibyo bizihizagaho, hari icyo bizihizagaho. Tukora akado mbahaye, ndabaha akado yo gusobanura ku cyumweru ndabivuga, ariko akakoreka tukababikemo kugira ngo bagire amatsiko yo kuzakomeza gukurikira. Noneho tugeze iyo tariki bayihisemo, iyo tariki yitwamo nka tariki nyine tugomba kujya twizihizaho Noheli. Noneho kuyizihizaho iyi Noheli ikimenyetso kigaragaza ko ikwiye. Iyo dusomye Bibiliya itwereka ivuka rya Yesu.
impamvu byanditswemo ivuka rye iyo hagaragaye ivuka ry'umuntu no kwizihiza isabukuru biba byemewe. muciye mu ijambo iyi noweli muntu uza muri bibiri irimo ariko kankubaza ujya ukora aniveriseri aniveriseri bayikora subiza dukomeze oya ndakubajije ujya ugira aniveriseri subiza nawe utayigira oya ndashaka wowe ujya ugira aniveriseri ukayifeta abantu bakajya bakanywa ubushobozi ntabwo abantu muri komantere abantu bagusubiza kuko impamvu akenshi iyo umuntu avuga atanga ikibazo cy'agasubiza bigendeye n'uko ari. Niba utajya ufite aniveriseri urumva ko ako kantu kukumva birakugora, ariko nge ngira aniveriseri ku itariki kanyivuge bazanagira icyo bakora ku itariki enye z'ukwa gatanu nkora aniveriseri yanjye y'amavuko yanjye. iyo ni itariki navukiyeho kuba njye ubwanjye mfite aniveriseri ntabwo gufeta aniveriseri ya Yesu Kristo nk'umwami wanjye nabireka. Niba mbasha gufeta aniveriseri yanjye urumva iya Yesu Kristo nk'umwami wanjye n'umukiza nayireka. ubwo waba ushatse kuvuga yuko abadakora aniveriseri nibo bantu nizabo nazo bakora abo ngabo kuko batemera aniveriseri numva niya Yesu Kristo nibayikora umuntu atanga icyo afite. oya wenda aho waba ugiye wenda mu kubatekerereza uri kubyumva ntabwo bivuze yuko abantu batize. Ntabwo tuvuze bariya, ntabwo mvuze bariya, mvuze wowe nta nubwo bari kukubona ngo barakumenya. urumva wowe niba udakora aniveriseri ntabwo uzayikorera umwana wawe ufite akazi. oya ntabwo ari icyo washingiraho. reka nkwatake reka noneho nkwatake ufite akazi ufite akazi uhembwa ku kwezi. ntabwo gufata mu mafaranga uhembwa ku kwezi ukuramo ibihumbi 50 bya feta aniveriseri ku mwaka. niyo wagenda buri kwezi ubika 500 nako igihumbi umwaka washira amafaranga aniveriseri yawe wayabonye. bivuze ngo ahubwo ikibazo ni imyumvire bisaba ngo ahubwo nkukangure kuko turi gukora ikiganiro ndetse n'abandi bagukurikiye. dore ikintu gihari cyo nari nkubajije ngo ku bantu badafeta cyangwa se bakizihiza aniveriseri wenda y'ivuka rya Yesu ese twabatera amabuye kandi uriya munsi atari umunsi twese twemera biteye yuko ari umunsi bagize ute baporopoje. nagusubiza iyi tariki yaraporopojwe n'ibyo ahubwo aba bantu itariki yabo bafite bizihizaho uyu munsi ni iyihe iyabo niba batari gupfobya igikorwa cyakozwe. hakaza n'ikindi kibazo ese ni ngombwa noneho aniveriseri kuyikora ni ngombwa gute rero? ni ngombwa kuko icyambere dufite inyigisho zanditse muri Bibiliya tugomba kwigisha. ntabwo nzafata inyigisho zo kuvuga kwa Yesu ngo nzigishe ku munsi utateguwewe. ni ukuvuga kugira ngo nigishe ko yavutse ni uko ngomba kumutegurira umunsi yavukiyeho. ubu wakifata uyu ni umwana uri hirya yacu ugafata umwana nk'uriya ukajya kuvuga igihe cy'amavuko yiwe utateguye aniveriseri. none ko hari n'abantu bavuga ati ngewe icyumweru cyanjye nicyo gihe byose ndisorezaho abo wababwira iki? cyangwa se isabato yanjye ibi byose mbikorera icyarimwe. ikintu cya mbere ugomba kumenya muri Bibiliya hatwereka inyigisho za Noweli cyangwa se zigaragaza isabukuru ya Yesu kuvuka kwe uko yahizwe na Herode ubwo rugendo uraruzi. izi nyigisho rero zateguwe uyu munsi bateganyije ni nawo munsi utambutswaho za nyigisho kugira ngo abantu bamenye ko hari umukiza wabavukiye. ahubwo bamwe mu bantu batizihiza uyu munsi wo kuvuka kwe navuga ko ari abantu bapfobya Kristo. kuko icya mbere urumva muri Bibiliya babaye abantu bagiye kwandika Bibiliya bakuramo za nyigisho zivuga ivuka rya Yesu kubera ko niba batemera isabukuru ye ntabwo bemera ko yanavutse. niko nabivuga. rero ni ukuvuga ngo niba twemera ko Yesu yavutse igifite itangiriro kigira n'iherezo ryacyo. niba umuntu yaravutse agira n'umunsi yavukiyeho niyo yawibagirwa ariko yaravutse. kuba umuntu atagira se dufite abana bavutse mu buryo bariya bavuka nyine mu buryo abana b'urukundo nk'uko babivuga. aba bana bita muri iyi sisiteme igezweho ngo ni abana b'urukundo umubyeyi nubwo yamubyaye akaba atazi uwo bamubyaranye ntabwo bikuyeho ko uyu mwana avutse ku mugabo. sinzi niba ubyumva. niyo mpamvu rero bashaka uburyo ki uyu mwana yakandikwa kuri se nubwo batabana kuko afite se
ibi rero ntabwo bivuze ko kuba tutazi itariki yavukiyeho tutafeta anniversaire ye. Yego. Birakwiye ko dufeta anniversaire, nizere ko iyo kirangiye twinjire ku kindi kibazo. Yes, birakwiye ariko noneho mu buryo wenda bwo kubikora wenda ari ukuyifeta ariko utazi igihe yagize ute yabereye nyirizina. Nisa nshaka nanabivuga nkashinga nk'itorero ryanjye. Yego. Nkahita mvuga ngo twebwe tuzadufeta anniversaire ya Yesu Kristo ku itariki 5 z'ukwa 5. Ubwo sinaba unyuranyije n'akanama kateranye. Iyo nama yateranye ntabwo itureba. Iyo nama yateranye ntabwo itureba. Gute? Icyo bakoze ni urugero nibyo badushyiriyeho kugira ngo tubigendereho. Kuba rero umunsi udahuye ntabwo bivuze ko igikorwa dukora atari kimwe. Ubwo byumvikane yuko n'abayifeta ku munsi utandukanye n'uriye nawe ntabwo baramutse bayifeta ariko bayifeta ntabwo twabatera amabuye. Bayifite mu myumvire oya banayifeta bakabishyira mu bikorwa ntabwo twabatera amabuye kuko itariki twashyizeho ntabwo izwi. Yego. Rero kuba batoranye yabo bakayishyiraho ntabwo nabatera amabuye, ngiye nka Samuel sinabatera amabuye. Ubundi kugira ngo wemere ko iyo tariki izwi umva yari kuba yarashyizweho nande wowe? Iyi tariki kumenya ko izwi si ukugena uwayishyizeho, ahubwo yakabaye wenda muri biriya nk'uko bavuga ngo yanditsemo ntabwo ihari yanditsemo tufate ngo tuvuge ngo uyu nayihindura, urumva ari itariki yanditsemo ugashyiraho iyawe waba ugiye gupinga cyangwa upfobya, ariko kubera ko ari itariki yatoranyijwe n'abantu wemerewe nawe gushyiraho iyawe ariko ugakora cya gikorwa. Ahantu Imana igeze igivuga cyangwa se Yesu Kristo igeze avuga uyu munsi ni ahantu wigeze uvugwa muri Bibiliya, ni ahantu wigeze uvugwa muri Bibiliya, ariko ikibivuga ni uko banditse igihe yavukiye, banditse ko yavutse, banditse ko yavutse bashyiraho n'inyigisho kuko dufite inyigisho z'uyu munsi mukuru. Uyu munsi dufite inyigisho zawo ziri muri Bibiliya zigaragaza kuvuga kwa Yesu, uburyo yahizwe na Herode, uburyo nyina yasamye inda ku bwa Roho Mutagatifu yakubwa Mwuka Wera akabyara umwana. Ibyo byose turazifite. Iyo aba rero ari ibintu byose by'ibihimbano ntabwo izi nyigisho zakabaye ziri na hehe no muri Bibiliya. Rero izi nyigisho ko zihari turaziga ryari? Hari amasomo tugomba kwiga, agomba gutoranywa umunsi wo kuyigaho. Uyu munsi watoranyijweho rimwe mu mwaka, bafashe tariki 25, aba ari wo munsi batoranya wo kugira ngo za nyigisho zitambutswe. Rero kuba bategura umunsi wo gutambutsa inyigisho nta kosa ririmo nta n'icyaha kirimo, kuko nta munsi uhari bapobeje cyangwa batesheje agaciro, kubera ko nta munsi bose bafite. Bo batoranyije rero umunsi bagomba gufata bagakoraho cya gikorwa. Bivuze yuko kuba abantu uyu munsi washyizweho n'abantu akaba atari Imana yawuhumetse cyangwa se awuhumetswe n'abamarayika, ugomba nawe gushyiraho umunsi wawe uzajya wizizaho Noheli. Ntabwo ngiye kuwushyiraho, uwo bashyizeho ngenda we ngombwa kuwushyiraho, bibaye ngombwa kuwushyiraho hamwe n'abandi mufatanyije gusangira uwo munsi. Abandi ubwo ni abakristo, abandi bakristo wenda muhuje ntacyo byaba bitwaye kuko ntabwo ari Imana yawushyizeho. Ubwo abandi bapasiteri ntabwo bakureba nabi bakaba banaguhana. Kukureba nabi cye tugiye kubapfobya, ariko urebye ibyabo buriya iyo ugiye kureba ku ruhande ukareba iby'abandi ugata ibyawe aho biba ikibazo. None bikomeje gutya ntabwo byazarangira uwo munsi tuwukuyeho. Ntabwo wavaho kuko pasiteri 5, 10 ntabwo wavaho. Impamvu utavaho uriya munsi, impamvu utavaho, impamvu uriya munsi utavaho hari abantu bawemera, urumva? Nanjye sinawukura urugero, nanjye sinawukuraho uriya munsi kuko nta wundi munsi mfite nahawe wo gukoreraho. Wa wundi watoranyijwe rero nakubwiye uramutse hari icyaha ufitanye n'uriya munsi, kuko uyu munsi wa 25 umuntu ashobora kuba hari amateka mabi awibukamo ku buzima bwe, kuwugeramo ukaba wamubangamira, wamuhungabanya, akaba ati rero kuba mfite ihungabana ry'uyu munsi ntabwo nawizihiza, kuko ntabwo nabona ukuntu nizihiza isabukuru y'umwami wanjye mfite irindi hungabana mu mutwe. Noneho rya hungabana mfite byo mu mutwe ritatuma nizihiza wa munsi, urumva? Buriya nk'itariki ya mbere y'ukwa mbere, nk'itariki ya mbere y'ukwa mbere simbonane, kuri njye hari amateka mabi yambayeho. Uriya munsi kuwufeta ku ruhande rwanjye haba harimo ihungabana, kuko hari ikintu kibi mu buzima bwanjye naravuga cyambayeho n'ubu mfitemo ingaruka kuri iyo tariki. Ku ruhande rwawe ni kubyumva, ndavuze ku ruhande rwanjye.
niyo mpamvu uwo rero nawe ku itariki 25 ashobora kuba hari uburyo yahungabanyemo, hari ikibazo cyamubayeho ku buryo icyo kibazo aba ari twabyita icyunamura, tubyita iki sinzi, wenda birumvikana abantu mwize cyane mu mbwe twabyita iki, akaba uriya munsi ari anniversaire, wetse ndacyariho aho hantu, hakaba uwo munsi we ku ruhande rwe hari igikomera ufiteho. Tuvuga urugero, wari ufite urugo urusenya kuri uwo munsi, urusenya wano utabigizemo uruhare, urumva uwo munsi we ni umunsi wo kwibuka. Oya banza unyumve, oya n'abantu bari kunyumva. Ni umunsi wo kwibuka ku ruhande rwe ibizazane byamubayeho cyangwa amateka mabi yamubayeho icyo gihe. Urumva uyu muntu gufata uwo munsi urabyumva nawe nyine, urumva ni ku ruhande rwawe, ni oya njye ndi kuganiza abantu ariko abantu bari kubyumva, mutima zawe urumvikana, n'ubundi ndi kuvuga ibyanjye. Urumva uwo muntu, oya uretse utabigira nk'ikiganiro maka, urumva uwo muntu ku ruhande rwo kuba igikomere afite, kumubwira ngo uwo munsi ari afite Noheli ari pasiteri, tuvuge ni pasiteri byabayeho, ntabwo ari umukristo usanzwe, ni pasiteri kandi afite inama ayoboye, cyangwa yari umushumba, uwo munsi bari bwamwambura inkoni y'ubushumba, ayamburwa n'itorero ayoboye. Urumva uyu muntu niba ashinze irindi torero, wa munsi bamwambuye inkoni y'ubushumba, wumvishe, ntabwo uwo munsi we aziyumvamo kuwufeta, kuko azibuka ko yari ayoboye itorero rinini bakarimwaka cyangwa bamufungiyeho urusengero kuri iyo tariki. Urumva ku ruhande rwe azahagurukira kurwanya wa munsi kubera ko atagifite abantu ashumbye. Niba umuntu yari pasiteri akaba afite inama ashumbye, akaba atagishumbye, azagirira ishyari abazishumbye, ahagurukire kurwanya wa munsi. Sinzi niba ubyumvishe. Aba birumvikana nyine, buri muntu wese buri munsi hari ikiwuranga ku giti cy'umuntu, sibyo? Urumva niba ushobora kuba waragize igikomere k'uwo munsi, byanga bikunda hari ukuntu byumva, ariko noneho iteka ari umunsi uri anniversaire cyangwa se uri universal day, twese tugomba gusereburaho iki ivuka ry'iki rya Yesu. Byumva byanga byakunda bya ibibazo byacu biri personnel turabyirengagiza, tukibuza n'abandi tukagenda tukabizihiza. Ariko ku kindi kibazo wenda turi no gusoza kuri iyo ngingo, sibyo? Nk'umuntu w'umupasiteri, nk'umuntu w'umuvugabutumwa, byanga byakunda kuri ya munsi hari amadini amwe n'amwe agira ute awizihiza, andi nagira ute nawizihiza. Ese nk'amadini byibura atawizihiza ni nka yahe wenda kuyuzi? Ya igikorwa twaje gukora ntabwo twaje kuvuga ku madini, yego, twaje kuvuga ku munsi n'abawizihiza n'abatawizihiza. Iby'amadini ni ikindi kwa tugiye guhangara inzego, yego, kandi ntabwo byemewe. Umuntu umwe yaravuze ngo reba ibikureba bitakureba ugira ute. Ni ukuvuga ngo twe turi kureba kuri Bibiliya tukareba no ku munsi, nta dini twavuze. Njyewe ntabwo ndi umuvugizi w'amadini, yego, kuko hose barantumira nkajya kubwirizayo, kuko njye idini rintumiriye ryose ndabwiriza, naba niyiciye akazi, naba niyiciye akazi, kandi njyewe umurimo wanjye ni ukuvuga Kristo, ni ukubwiriza ubutumwa madini yose ndetse no ku moko yose, no ahubwo bambaza ku cyaha kintu kindi. Wenda dusoza wenda ku ngingo ya kabiri, iyo ngingo ya mbere nayo ari nziza yiryoshye, abantu benshi cyane basobanukiwe impamvu tugomba kwizihiza Noheli, sibyo? Ibyiza byayo nta mpamvu yo kwitwaza ngo ntago uyu munsi, ngo ntago ari uyu munsi wagize ute Yesu wagize ute yavukiyeho. So mbeze dukubita tubangura tujya ku ngingo ya nyuma, kandi ni ingingo nziza cyane, ariko usanga abantu benshi cyane bayijyaho impaka cyane, impaka ziteye zirangira. Kuba wenda tugufite kandi uri umuntu wabyize bisobanukiwe, nawe wagira ngo wenda uduhe wenda ubumenyi bwawe bijyanye n'iyi ngingo isa nkaho ari karundura karabutaka, karundura ikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane kubera n'iki n'amadini. N'amadini wenda usanga amadini asenga ku cyumweru, wenda andi asenga gute ku isabato. Ese byaje gute? Ese ni ye mpamvu hajemo iryo tandukaniro? Usanga bamwe basenga ku cyumweru, abandi basenga ku isabato. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Mbega byagenze gute kugira ngo usange abantu basenga ku minsi ibiri itandukanye? Ahangaha biraza gusaba guceceka, kuko ngiye kuvuga ndi no stop. Urambwiye ngo bamwe basenga ku isabato, abandi bagasenga ku cyumweru. Iki ni ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane, kuva amadini yabaho, kibazwaho, kiganirwaho, ariko cyaburiwe igisubizo. Cyane cyane ntabwo ari igihe kirekire. Bibiliya igizwe n'ibice bibiri,
isezerano rishya n'isezerano rya kera. Nibinagushobokeye wenda ujye usoma n'umurongo. Oya ntago ndasoma. Uyu munsi turi mu kiganiro ubu ngubu muri komanteri abarabigiraho ikibazo muri komanteri barandika kuko ntago tuzabona ibyo tuvugaho. Akenshi hari igihe tugasesengura ibintu byose tukanabisoma cyane ugasanga abantu banze kujya muri komanteri kubera ko bamaze kumva byose. Komanteri barakoramo iki? Rero tugomba kujya tukora ariko tukagira ibyo tubasigira bakatwereka ikiganiro tuzakora ubutaha uko kizaba kimeze. Ubwo rero abantu kugira barusheho kumenya bajye muri komanteri. Icyo nshatse kubivugaho ndaza kubirezima. Uzashaka ko tubirambura azavuga tuvuge ku icyo kintu gusa. Ni ukuvuga ngo akenshi mu matorero asenga ku isabato ni amatorero ya Kidivantiste. Ayo matorero ya Kidivantiste yose asenga ku isabato. naye kumva ari menshi uretse oya ntago nyavuga mu mazina barayaza abantu nawe udaturanye n'abo bantu si ngombwa cyane kuko ntago banyishyuye bajye bakanda akanyenyeri kugira ngo mbavuge nawe ngiye kubamamaza noneho ubwo hari igihe tuvuga abantu ugasanga tubavuze bitari ngombwa publicité idahembwa kandi nabyo ntago ari ngombwa hari amadini asenga ku isabato y'abadivaniste abadivaniste kandi bavuga ndabakundana inshuti zanjye bo mbamamarije ku buntu ko mukuru wanjye ni umudivaniste ni umudivaniste unakomeye urumva na nyogokuru yitabye Imana ari umudivaniste kubavuga bo nta cyaha kirimo ni ukuvuga ngo kuko urumva inkomoko yanjye ya data ni abadivaniste sinzi niba ubyumva igisekuru cyawe igisekuru reka tuvuge kuri data kuko abandi simbazi mama umubyara ni umudivantiste papa yagiye mu banuze mu barokora avuye mu badivantiste ibyo tubyumve gutyo none aya madini ya kidivantiste yose asenga ku isabato kuba asenga isabato ntago ari bibi ntago ari bibi ni na byiza ndanabikunda isabato ndayemera nubwo nari umudivaniste nanasenga ku isabato ariko nemera isabato aho ngaho mbaza niba ari icyo mbaza cyangwa bambarize muri komanteri ubwo turakeri ku isabato ntabwo turi ku cyumweru noneho isabato uyemerera iki isabato ndayemera isabato nta n'ikintu twayivugaho kirenze kuko isabato ni itegeko ry'Imana wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora ariyo ukoraho imirimo yawe yose ariko umunsi wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe iguha ntukagire icyo ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe abakazana urumva ko nukwibuka kweza umunsi w'isabato urumva ko isabato yagire gutya Uwiteka Imana yarayejeje umugisha uwo ni umunsi w'Imana tutagomba kuvugaho cyane no kudisikitaho cyane urumva icyumweru noneho cyaje ntago turakigeraho ntago turakigeraho kuko iki ni ikiganiro gikomeye cyane umuterankunga wacu ashobora no kubidukorera neza kikazakatirwamo utuntu nka tubiri ni ukuvuga ngo iki kiganiro impamvu kiremereye kubyumva ariko ubutagiye tuzatumira no ku rundi ruhande oya uretse iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye cyane ahubwo reka twakire umuterankunga wacu anavuge cano y'ahangaha abanza avuge cano ye kuko ahangaha nayo ikeneye kugira yumvikane bumve ko tunafite umuntu Imana yaduhaye udusapotinga urakoze cyane Media TV Rwanda abantu mwakoze subscribe kuri Tuzayona TV Sam TV Rwanda mwajya no kuri Universal Media TV Rwanda mugakora subscribe comment ndetse na share kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byiza bigiye bitandukanye kuri zo channel zose eshatu murakoze rero bakunzi bacu turi n'ubundi ku muterankunga wacu wa Universal Media TV akaba ari we nyiri cano nagiriwe umugisha murabizi abanyamakuru turarondogora nubwo ndi kuvuga ariko ndi n'umunyamakuru tubyumve turamushimira umuterankunga wacu Imana yaguhaye umugisha ufite umugore mwiza n'umwana mwiza akona ko bakumve turi mu rugo iwe niho twagiye gukorera ikiganiro afite umugore mwiza n'umwana mwiza rwose Imana yamuhaye umugisha ikomeze ibagure kandi namwe mudukurikiye abatarashaka Imana ibaremere ubwo ntago kabura nako tugashizemo hari n'abantu benshi cyane bagiye bandika muri comment bati se uriya mupasiteri ko mbona aryoshye ameze neza ese
cyangwa pasiteri afite umugore ubundi bimeze gute wenda nanjye ihita ifatira ubundi bimeze gute pasita. Urakoze cyane ntabwo ninya kubivuga kuko ni ibintu biri rubanda turi gukora ikiganiro nakubwiye ko hari itariki hari itariki mu buzima ya mbere y'uko mbere abantu bazagira icyo bankorera kuko ni umunsi nahungabanyeho bazakanda akanyenyeri ku bunani iyo niyo tariki mperukira urugo rwanjye. Pole abandi mu gihe abandi bizihizaga Noheli bonane bayizihije njye ndi mu modoka ingarura inaha mu cyaro. Yego uvuye mu rugo rwanjye ntandukanye n'umugore. Urumva rero iyo tariki kuri njye ni itariki impamvu muri iki kiganiro kifite naho gihuriye uvira ko nuko nagashyizemo iyo niyo tariki naburiyeho umugore wanjye sinamubuza apfuye ahubwo twaratandukanye icyo gihe. Yego mwaratandukanye uburyo bwemewe n'amategeko niwo munsi oya uburyo bwemewe n'amategeko si icyo gihe uwo niwo munsi nakubwira mperuka kurana n'umugore wanjye ku buriri bumwe. Itariki ya nyuma y'uwo mwaka nibwo mperuka umugore mbega muri rusange. Ni igikomere cyane ni igikomere urumva nk'iyo tariki ku ruhande rwanjye iyo uyigezeho ni itariki y'umubabaro ni itariki y'agahinda kuri njye ariko ibaze rero bihuye na 25 nibyo navugaga ikiza gihari cyo ibaze nk'iyo tariki ije igahura na 25 ku muntu umwe utari njye. Yego urabyumva nawe ikiza gihari cyo uri kumwe n'umwami Yesu azagushumbusha uzabona undi kandi mwiza cyane. buriya icyo kintu kivuzeho manze nyivugeho atwihanganire kameramani ntabwo nyitindaho cyane ariko iyo bigeze aho hantu nakubwiye ko urabizi ko ndi umuvugabutumwa n'umukozi w'Imana ariko niba hari ikintu kingora iyo banyakiye nk'ahantu bwa mbere batanze inyange kubwirizaho mu rusengero ni uguhaguruka bakagera mu mwanya wo kuvuga ngo nivuga amazina nivuga uwo ndiwe birakugora birangora cyane niba hari ikintu kingora ariko ndi gushaka gukemura Imana imfashe ushaka kuzana undi noneho nabyemeye. Yego giye kuzana nawe narabihakanye ibinyamakuru bitandukanye bakomeje kugusaba yuko bananyihanganire kuba we nambivugiye hano numvaga nshaka kuzabivugira kuri Zaburi nshya ariko yihangane kubera ubushobozi buke nabuze uburyo nsubira i Kigali mbivugiye nabo nibanyenera bazampamagare. Ni ukuvuga ngo ubu navuye ku izima noneho vuye ku izima ubu nemerewe gukunda no gukundwa no gushaka gusa umukunzi ndamufite. Uramufite? Byiza cyane kabisa. Urumva bitinde bitebuke igihe kizagira ugira ute umutugaragarize ndetse kuri kamera niba ari ngombwa natubwire ibyo si uburenganzira bwanjye ni uburenganzira bwe ariko nzabimusaba ndebe nabikunda bizakunda. Urumva rero ni ukuvuga ngo ndi kubitegura nabitangiye kuko ku mugaragaro ngaragaje ko noneho nemerewe gushaka nari naravuze ko wari umaze kuzimuka igikomere nari mfite navuga ko kimaze gushira kuko imyaka ishize ni myinshi rero reka tureke gutinda ku iyo ngingo siyo turiho tuzayifatira umunsi wayo uri kumwe n'undi kuko niba hari ikintu kingora ni ukujya imbere y'abantu nkabwiriza mu kwivuga bakavanga abagabo bahaguruke abasore bahaguruke ukabura ndi umugabo ndi umusore niki nakitekereza hari igitutsi singiye gutukana hari igitutsi bavangura icyo nazi nibaza ndi iki kwishyira muri iyo kategori uri kubyumva Uwiteka Imana umva ko kubyinjiramo neza ejo bundi zagenda uzadutumira natwe tuzaduhari nka tuzayibona TV tuzakuba hafi tuzagufasha urumva ko nizere ko ngushubije Media TV azaba hari rwose tuzakuba hafi bega tuzakubakinga. Dusoza rero uyu munsi twari tukiri hahandi ako karakajemo twari tukiri ku isabato twamaze kubona ko isabato nta kibazo twamaze kubona ko abantu basenga isabato ntacyo twabavugaho kuko uyu ni umunsi w'Imana n'Imana yabyemera ndetse no muri Bibiliya biranditse harimo n'ingingo nyinshi bene data badivatiza kunze kuzikoresha barimo nyine bashaka kutuburanya ngo baduhindure ngo tuze ku isabato kandi ibintu bakoreraho ko birumvikana buriya hari ikintu nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati evidence rero aho ngaho ibimenyetso birahari ntacyo wabihinduraho nta n'icyo wagiraho. Wanyemerera se tukaba twakomeza wenda kubijyanye n'icyumweru
birumvikana ko wabivuzeho kuko ni ibintu bijyanana, ni ibintu bijyanana kandi byubakanye. Dore ko ngende no mu bantu n'ubundi baruhuka icyumweru, urumva ko si uko napinze Bibiliya, ubu wapinze umunsi w'isabato, si uko napinze umunsi w'isabato, ndanawubaha cyane, unawuvuze nabi twabipfa. Icyo ubyumve. Ukubwiye kutubwira impamvu nsenga ku cyumweru. Reba njyewe wireba abandi, tureke no kuvanga abantu basenga ku cyumweru. Reba njyewe ugasenga kuri njyewe. Impamvu nsenga ku cyumweru ukaba waranabyize none, njyewe nemera isabato, ndanayizera, ahubwo n'abayica barambabaza, cyane cyane ku bantu bafite ayo mahame yayo. Kuko hari abantu, iyo usomye mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 3, igihe tuzafata umwanya tukiganire igitabo cy'Abagalatiya, hatubwira uburyo ki Imana igaya abantu bishe uwo munsi, bagendeye ku munsi bakawica, tuzafata umwanya wabyo. Noneho hari uburyo Imana ibagaya ikababwira ngo ibyo mwari mukwiye kubikora ko n'ibindi nimubireke. Ni ukuvuga ngo aba bantu iyo wamaze kwemera kuyoborwa n'isabato, kubahiriza umunsi w'isabato, menya ngo wiciriyeho iteka ryo kugengwa n'amategeko y'uwo munsi. Kugengwa n'amategeko. Ubwo rero nuramuka wishe itegeko rimwe, nyimwe n'amategeko y'Imana yose 10 y'uwo munsi cyangwa y'Imana, kuko ugengwa n'amategeko. Ayo mategeko nuramuka wishemo rimwe, urumva ibikuriho. Rero aho ngaho urumva tena harimo akabazo nashaka gusobanura aka kanya. Nitujya kuganira ku gitabo cy'Abagalatiya, hari igihe tuzagira umugisha dutumire n'umudive, nzamubazanira iki kiganiro tugikore nicanye n'umudive hano, ndumva kizaba ari cyiza. Ni ukuvuga ngo aya mategeko nubahiriza 100%, ufite ingororano nyinshi cyane, ariko niwibeshya hagapfamo na rimwe. Urabizi hari uburyo kera bakoraga provisoire bigasaba kuzuza, cyangwa nako ibizami bya perime y'imodoka, angira ngo umuterankunga wacu ibyo arabizi, arabyumva cyane. Hari ukuntu akoraga igizami wakicamo kimwe, kizami kimwe, ubwo ukabura arangiye. Ubwo byose ni gutya. Biriya bimeze nk'igihe cyo kugengwa n'amategeko. Iyo wishemo rimwe, ubwo byose ubu bizambisha. Noneho hari igihe polisi y'u Rwanda yashyizeho cyo kujya gukora ibizami hari mu Busanza, bakabara amanota bakaba dufatiye kuri 80. Sinzi bubyumva. Umuntu wagize 80 n'uwujuje yemerewe kubona perime, uwagiye munsi yaya niwe yemerewe kuyibona. Ni ukuvuga ngo natwe tuyoborwa n'ubuntu, hari amakondisiyo. Hari abantu tuyoborwa n'ubuntu, twagiriwe ubuntu, tutakiyoborwa n'amategeko, ariko tutabereyeho kwica amategeko. Ariko nubwo tutayica, tutemerewe kuyica, nta nubwo twemerewe kuyoborwa nayo, kuko amategeko birivuga ko ari umushorera watugezaga kuri Kristo. Sibyo nje gutindaho cyane. Wageze ku cyumweru cyane nabura hagera. Icyumweru nahageze ubwo. Aya amategeko yari umushorera watugezaga kuri Kristo. Noneho inkomoko y'icyumweru kanyikubwira. Hanyuma se wenda tukira ku badive wenda ko musobanuraho gake. Aho tuzahagaruka. Ese ubwo nago kwaba ari ukwanga kubahiriza amategeko byatumye ubahiriza icyumweru? Buriya kimwe mu kintu cyatumye Yesu aza, Yesu yaje kubera ko abantu bananiwe kuyoborwa n'amategeko. N'abayahetse Yesu yaje kubera ko abantu bananiwe kuyoborwa n'amategeko. Amaze kuza Yesu Kristo, aya mategeko yari umushorera ushorera abantu akabageza kuri Kristo. Aho Kristo aziye, ntago amategeko tubereyeho kuyica cyangwa kuyapfobya, ahubwo amategeko yayanditse mu mitima yacu. Ni ukuvuga ngo ariya mategeko tugomba kuyubahiriza, umvishe, ariko tutavuze ngo niyo twubakiyeho. Mwese ntabwo byashoboka yuko wayubahiriza kandi iyo sabato nuko yubahiriza kurusha uko wadeviye cyangwa se wava mu badive ukajya muri mudi. Reka nkwereke kuwa mbere w'iminsi 7, kuwa mbere w'iminsi 7 sinzi niba wumva. Uwa mbere w'iminsi 7 wavugwaga ni icyumweru. Uyu wa mbere w'iminsi 7 nibwo Mariya Magadalena na Mariya wundi bajyanye ibihumura neza, bagiye kumva cyangwa ku gituro, wumvishe, cy'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo bagezeyo basanganizwa n'inkuru nziza na marayika bahasanze, arababwira ngo muje kureba ntakiri mu gituro, ahubwo yagize ute, yazutse.
urabyumva yego noneho mu kuzuka kwe azuka ko uwo munsi wa mbere y'iminsi 7 ari wo munsi dufata nk'icyumweru wabyumvishe noneho bateze amatwi Mariya Magadalena na Mariya wundi barangije we arababwira ngo mugende mubwire n'abandi inkuru nziza y'uko umwami wacu yagize ute wanyu yagize ute yazutse atakiri mu gituro barangije bagenda basanga ba Petero na Yohani n'izindi ntumwa nabo baza kureba kamakuru bahawe n'abagore ariyo kuko ntago bizeraga amakuru y'abagore abagore bari batarahabwa agaciro abagore bari batarahabwa ijambo nuvuga icyumweru nabi bivuze ngo nuvuga uyu munsi nabi uraba ugiye no gutesha kongera kwambura agaciro abagore cyo ni kimwe harimo byinshi ahangaha kuko abagore bagize agaciro biteye bazanye oya buretse yagiye kureba bazanye inkuru nziza oya sinshaka kubijyaho cyane kuko ibyo ni ikindi kiganiro bazanye inkuru nziza yuko umwami wacu yagize ute atakiri mu gituro noneho Petero n'izindi ntumwa nabo bajya kureba bagezeyo basanga ayo makuru arizewe bagarukana inkuru nziza ngo baraza bajya mu cyumba cyo hejuru bamaze kuhagera barimo bahana ayo makuru ngo Yesu nawe baraje ahura n'abandi bantu n'izindi ntumwa zirimo ziganira ibyiwe ngo bari mu nzira iva Emawusi ababwira inkuru arangije abasobanurira inkuru barangije bagenda bateranye barimo bishima ko Yesu yazutse nuze wo bita Toma ati ngiye simbyizera ntago nabyemera ndaza kubyemera ari uko mbonye aho bamuteye icumu mukozeho nkabimenya noneho muko kubitekerezaho nibwo Yesu yaje abasanga muri icyo cyumba arabanza yemeza Tomasi amaze kumwemeza baserebura ko bongeye guhura n'umwami wabo icyo kintu kucyumva bamaze kongera guhura n'umwami wabo ari we Yesu Kristo baraserebura babyina intsinzi barasangira umva kuva uwo munsi nibwo twawufatiyeho uwo munsi batangira kubyina intsinzi ni ukuvuga ngo umunsi wo ku cyumweru ni celebration ni uguserebura umunsi wo ntaho byabitaniye na Noel niyo mpamvu oya n'ubundi bifitanye isano kuko abahanga bavuga ko uyu munsi wo ku cyumweru wari umunsi basengagaho izuba niyo munsi izuba ryabonekaga niyo mpamvu witwa sunny day umunsi w'izuba rero Yesu niwe zuba ryo gukiranuka na rya zuba babonaga ryo mu ruturuturu ni Yesu babonaga ni ukuvuga ngo aho ni irindi jambo ni irindi rihishurirwa noneho ni ikindi kiganiro uyu munsi wo ku cyumweru niyo mpamvu ubona abarokore babyina niyo mpamvu ni aniveriseri n'ubundi iyi ni aniveriseri umunsi uri spesiyare ni Sabato umunsi uri spesiyare wanditse muri Bibiliya ni Sabato noneho niyo mpamvu ubona imisengere y'abarokore niyo bari abantu basenga ku Isabato itandukanye abarokore barabyina abo ku Isabato ntibabyina ubwo uyu mukuri ni uwuhe bose bari mukuri kandi uwo munsi warishyiriweho n'Imana oya Imana yawushyizeho imaze kuwushyiraho ubu n'ubundi habaho umushorera ushorera kuri Kristo ari ahantu Yesu yavuze ngo mujye musenga ku cyumweru umva ikintu gihari we yaraje abasanze mu cyumba cyo hejuru asereburana nabo barabyina intsinzi yuko yatsinze urupfu na kuzimu twebwe turi ku cyumweru turi kubyina intsinzi ko Yesu yatsinze Satani yatsinze nde Satani wari umaze igihe yatuzengereje mu gihe cy'imyaka tutazi igihe twatewe n'amategeko Satani atuzengereza ariko ibyo ntabwo bibaho uburenganzira bwo kuvuga ngo uyu ni umunsi Imana yatoranyije oya ntabwo ari umunsi Imana yatoranyije ntugahuze ibintu umunsi watoranyijwe n'Imana ni Isabato noneho uyu munsi watoranyijwe n'Imana yo Sabato abayizihiza nta cyaha bakora natwe twirinda ku cyumweru nta cyaha tugira ute kuko natwe dufite impamvu z'ibyiringiro byacu rero ntabwo bivuze ko tugomba gupfobya Isabato kuko hari n'igihe kizagera bikaba ngombwa ko abantu bizera Imana by'ukuri basubira Isabato reka nsorezaho tega dusoreze hano uyu ni pasiteri n'inzobere mu bijyanye na teolojiya cyangwa se ibijyanye n'iyobokamana iyi ni ingingo tuzagarukaho tugasesengura mu buryo bwimbitse ndetse dufite n'umutumba wundi umbabarire nuneza abantu kunuza ku munsi w'Isabato tuzabiganiraho byimbitse cyane pasiteri yarabijemo neza cyane rwose sinkuvugiyemo umunyamakuru usa nkaho afite nuneza abantu ndi mu nzira yo kuba pasiteri ariko ntabwo ndi pasiteri umva nyine wenda nkawe bitewe n'uburyo wenda mubona n'abandi bose babibona wugira ute n'uhamagara pasiteri
wenda mu buryo buri titire wenda ntabwo wagira ute ntabwo ayo mavuta arahenze ntago ndayasukwaho ariko turakwifuriza habuze gato mu gihe gishize nagiye kuyasukwaho byicwa nuko nta mugore mfite ubu rero iryo kosa ryabonetse ndashaka kurikosora nkayasukwaho nangiye kuba pasiteri nangiye kuba pasiteri bari banoranyije nari ngatangarira impamvu warivuze rwose ubabaye urumva rero mba ndabihushije ayo mavuta mba ndayabuze ariko urumva ko ikosa ryabayemo ngiye kurikosora ubu rero kubinyita nyita umuhanuzi nyita umuvugabutumwa nyita intumwa y'Imana kuko nemera gutumwa n'Imana ariko sindi intumwa y'abantu ariko amavuta yo kuvuga ngo ndi umushumba ya pasiteri ntago ndayasukwaho ariko ndi kuyakabakaba urumva ko nayahushijeho. Urakoze cyane kuba udusobanuriye impamvu tutagomba kwita pasiteri. Tega dusoreze hano rwose twagiranye ikiganiro cyiza cyane tega nguhe umunota umwe usuhuze abateze amatwi zino televiziyo zacu Tuzayibona TV ndetse na Sam Rwanda TV asigaye bifurize icyumweru cyiza ndetse tunasoza kino kiganiro ya abantu icyo nababwira bakore subscribe kwa ya macano kandi uwo umwuka abwira gukora icyo akora agikore kuko turi mu minsi mikuru ubu abantu ntibakiduhamagara kuko iminsi mikuru yarageze kubera ko bavuga ati bihugiyeho cyane bari kumwe n'imiryango yabo n'abantu babo bagerageze nyine bakanda akanyenyeri ababishoboye. Yes, ubwo tukiraho rero bababwira nomero zawe ziri koreye muri momo kugira ngo babashe kuba baguha Kanoheli ndetse na ka bonane. Bame bonane ariko urumva ko bonane ni ibintu bibiri banamfate mu mugongo kuko urano umunsi nibukiraho umukomeye cyane uzagenda irani isabuku urano umunsi nibukiraho ibintu bibiri ni kimwe kuko nge ntago navutse kuri bunani navutse mfite isabukuru yanjye nimero ni 0788 4043 0788 zibariyonde nabayisenga Samuel n'ubundi simpinduka Imana ibishimire kandi haze kwifuza kwabo nabasabira ishya n'ihigwe kandi ikindi nababwira bakomeze bakiranukira Imana kuko Imana yiteguye gukorana nabo no kubahereza umwaka mushya muhire. Tega dusoze dusenga nkuko twatangiye. Turakubashye data ko wemeye ko tuganira. Yego data. Iki kiganiro wakibayemo kandi ukirimo. Reka ubwoko bwawe buhumugisha wawe kandi ubaye kurangiza umwaka amahoro. Iminsi isigaye byitarakemutse muri uyu mwaka babibone kandi abagwayi ubakiza abarushye baruhure abaremerewe ubaruhure bikorere kwiyubahisha n'imizina Kristo yakoze amen. Amen. Bye bye.